Karibu. Ye, uterekana ubwago ya matuza yawe atariho n'imifupa. Nakatariho inyama. Ugira urukundo. Utwo dufupa twawe uri kwerekana kuri live ndakumanura. Ngira urukundo nyine. Nawe wari uzi ko nakunda. Ugira urukundo. Kuko wakunze umuniga wari ufite ivatiri, ndavuga ugiye gusara, ugiye gupfa pe. Uwo muniga ninde? Utangizwa na E. Oya, yari umukire kukurusha bro. We ni nawe umuniga w'umukene nakundanye nawe. Subizi ko ari we mukene. Ariko utuniga tw'udukene mana yanjye. Nimba duha iki abakobwa? Jese ndi umukene. Ako wa urwango ndi umukene. Naraguhaga akazi. Ako wa naraguhaga akazi. Oya reka nkubwire Jojo bitewe n'abantu njyewe twakundanaga niwe mukene nakundanye nawe. Nukuri pe. So we mukene, wese ubyemera ko ari we mukene. No, undi iki? Chanini tuniga two dukene wajya mugira jujumana. N'abakobwa gutu turi mujye mutwirinda. Oya nagabanega bose bamakene babazi gukora imipuri. Mbas aryema ryamye. Yemba ryamye. Ngahita nibuka. Wito nkumbya. Ese buri ujye nkumbura. Genda karibu. Ye, uterekana ubwago ya matuza yawe atariho n'imifupa. Nakatariho inyama. Murego, ndagukunda kumanura TikTok irama restriction ambara man. Uyasha ndi mu cyumba shimana ngo like I know. Taryamye. Uraryamye je nago ndi kureba igitanda. Man zikunu muda Justin Bieber supira mba Justin Bieber azawumaye. Akiri icyukisha. Azawumaye man. None we yabaye agasaza nkawe. Gisa ne nasaza. Abakobwa ari kuvuga ngo ko man uri keja. Bujajo ni mwiza koko. Nge nango ndagira imyaka 30. Nende wayigize. Ntacyo mvuze. Umvaze irenzeho akantu mani. Kandi ndashyizeho igifesi cyanjye mani. Oya nago hari abantu baba bari kuri codinga ndabizi. Hano bari codinga. Yego kandi umeze gutyo nago babisa neza. Eric ntago ajya aryama umuniga aba ari gutara amakuru. Ubu nawe bari kuri codinga. Eric babwire ko n'abantu mwe rero Jojo asigaye ari musaza wanjye nago tugikundana baraburi bahora bambwa ngo musubirane. Ibiki abashu njye na Murego Sizox twatanye ibishanga sibyo rata Murego. Shadobana naragowe pe. Jye tubarabura ariko. Baba kubwira ngo iki? Ngo musubirane na Jojo man ubona twasubirana koko nago ubu nakwemera pe mbona ugoswe. Ase kapa yacu abantu barayikunda. Reka byararangiye. Ngo azamubomoje. Ako Murego buranana kubomoza. Niko ubamba wambomora. Chamani ngo mukunda yamani njya gukunda ngo prank. Mani urukundo rw'ikigero rwabaye scam mani. Sibyo rata siyo mpamvu twifata umwanzuro tukavuga ngo reka tubikwame. N'abantu ntago bajya babyumva. Atwe turamaji mani. None abantu barambwira ngo turabana.
reba igitanda ndaraho ni igitanda cyane ziko abariho n'akabibiriye umva se n'icyo uraraho abashu Jojo twaratandukanye kare natekereje princess ameze gute namuzaniyeho ikindi cyana ashaka afite icyana princess do reka nyikuzanire urebe princess this kare namutekereje mana we afite ikindi cyana namuzaniye icyana umva baba bari kumwe umushakiye umusheri do ninjye uburi singa uba warabarayemo hagati kino cyana si cyuki princess this namutekereje kandi numva namukumbuye tawe ntago yagukumbura ntago wamukundaga n'ubundi Jojo yagiye ni muto namutwaye Jojo namuhaye umwana wa Okama ntago yuko ko Jojo namuhaye umwana wa Okama niyo yagiye Jojo sha namuhaye umwana wa Okama nabonye inkuru ku bitangazamakuru ngo Kiss Daniel ngo amwahagije kandi ari umusore Kiss Daniel wamukoreye ibiki yaze cya Kiss Daniel kirimo wa kintu ngo waramunanishe ngo ntabwo yabyexpectingaga ahubwo azi kuneruzwa Kiss Daniel ari mu bantu babiri baneruye nkumva ari comfortable nese mwe mwayipanze Mumva ibyo nkuru zose uri kumbaza ejo nzakora ikiganiro nzabivugaho kandi ukunda ubwanwa aryema aryamye ngahita nibuka wita unkumbura ese buri ujya unkumbura hari indirimbo ya Knowless bita arya mbese ujya unkumbura yakomera gutyo nyine muri ubwo buryo ujya unkumbura wapi genda wakintu urankumbura tamurego urankumbura wakintu ntabwo gukumbura ahubwo nyine harya imitanekereza nk'ibintu nkumva ndasetse harya imitanekereza gutya ibyo bireke ubiretse cyangwa gutya papa mure ejo uzabyuka wisanga bakamwihorera nukunda umwana mwiza ariko uzatuma wamfata nk'ikiraya kandi n'abana mwe rero kambabwira ikintu kimwe Jojo uzatuma wamfata nk'ikiraya mani kandi umwana mwiza suri kuri live mwabantu mwenshi muzi ko ari njyewe musazi ari nge gikobwa nyine cy'igisazi cy'ikintu nyine sinzi ukuntu mumfata ariko nimba ari ikintu cya mbere nababwira uyu Jojo mubona aka gasura mubona ngo kari inosa abantu bazi ko man usiko abantu bazi ko witonda bro man jyaho norango ndi umwana mwiza Jojo umwana mwiza Jojo witonda Jojo utagira amakosa Jojo w'inyangamugaye abantu niko bagufata kandi ni wowe wowe ikirara twarakwakiriye twarakumenye ukuntu ari nanjye mwana mwiza sha wowe ikirara turagutinya Jojo utarya uyu muyisimbi menya mwarahuje nta nubwo ajya arya urumva mwabana buriya Jojo niwe mubi mu bintu mutari muzi Jojo tugikundana nako Jojo ubundi niwe mubi njyewe buriya nditonda sinitonda n'abantu bazi ko ngo ngira amahane ngo ndwana kandi nditonda umva ntago mwabyumva ariko abantu bamfata nk'igishinzi ewa uri ikirara nanjye ndagutinya bazi ko ngutinya kandi twarakundanye ariko urabizi ko hari ahantu ngira singira imikino Jojo w'umwana mwiza
nta bwana mwiza. umwana mwiza urajya witonda urakanganye. Oyanjye hari ahantu ngera singira imikino. Noneho iyo bigeze ku mafaranga aho. No joke. ariko divine rwose. I don't joke with money. Ariko murego ariko se noneho abantu mba nibagiye ko abantu bakuzi kuri George. Ase Divi, ariko Divi. Ninde watumye uvuga? Ni wowe. Iyi Divine abantu babona live yayagaye bamubona nako nyine iminano ku live za TikTok bamubona live gutya ku maso. Mbwo utajya avuga. Ngira n'isoni none hari abantu njya mbibabwira bakabipinga. Nakujyanye muri famille sister wanjye arambwira se nise ngura mukobwa umubona ngo bari kubyina nyine ngo byasoze nyine wishimye ari gusiga ngo kumbona konje ngo atuje nabaye nikateye nikameze muza usanye abayiturije nyine abantu ntago baratandukanya social media n'ubuzima busanzwe bazi ko ndi umusazi. Hari n'umuntu duhura akamwa ngo none se ngo kucecetse ngo kugira isoni. Ikiraya nisi ariko nge ariko shana imbere byazaga bincanga man ntange twajyanaga ahantu man nkabona ukuntu bitonze wacecetse man numva birambangamiye nyine narakumenyere ariko mbegera mbona nyine mbona niko witereye kuri social media. Ubundi Divine arimo abantu babiri, ari Divine kuri social media wabyinnye yayagaye ari guseka ari kuvuga ama live ari kubyina energy. Mu buzima busanzwe ntago wankumbura pe twahura ukumira. Akuma cya kiboro cyarema kirarenze kerebu bo twagipangira cya kintu twagikora cya danje. Genda wowe man wowe uri mu bantu bakoreye iyo challenge. Ndi kugipangira for real. Ndi kugishakira boro ya danje y'igikamera A1 muri iminsi nta gahenge ndashaka uno mwaka urangira mbatayemo ibintu biri professional gusa. Mbese wayongoje kujya live gute izi saha abantu baryamye? Njye live izi saha abantu baryamye. Uri kubona baryamye abantu 100 na hafi 100 ngahe baryamye. Ninde ukiryama ariko waryama nta mafaranga ufite kuri momo na n'igihumbi ufite ukaryama ukabona ibitotsi. Waryama wageze kuki se ku buryo ryama? Nyine nageze kuki ndakishakisha ndaryama wosi uwa. No, on this day ya video turi kumwe na Kasuku nge nawe twagiye kwakira Titi. Ahubwo ngiye bamaye ndi kumwe na mama sibwo yakubira afite amabiri. Wambaye agakabutura n'agapira ugira imyenda myinshi. Uzi nk'iyo myenda iri muri iyo video ntago ndojya kuri kubonamo kandi ahubwo zo ndacyanayigira ahubwo ariko nubizi se ko ngiye nikundira imyenda ngira imyenda myinshi pe ahubwo ndashaka umuntu nzaha imyenda. Cyabare kwiba? Baranyiba ngubeje bundi muri Giant of Africa banyibye imiguru 3 y'inkweto ama completes ibaza abantu bakwiba nibasige na sunscreen we. Bazakuroga shana uroga ni urogora nta waroga Imana itatumye baroga. Umunsi iyo wageze se n'umubu wakurya ugapfa. Rero ngewe ntago ngewe nta muntu wanshobora dore ijambo ry'Imana ndarana naryo ngenda senga ndundoga ariko ahubwo wowe wandoga bikakugarukira. Nese umupira ukuye Asura ashaka kumvikanisha ko ari wo nakwibye umupira na wibye George. Uzakoga bawambaye Uzakoga bawambaye ibyo byakoga bawambaye n'ibinde bane nge wawegukana. Usha umupira urazwi pe
ibyo by'abakobwa se ujya birandeba pfa kuba ari njye wawegukanye wese ni wanyibye harya wanyibye asha wanyibye amapantaro menshi buri dupantaro twinshi Jojo yambara ni njye aba yarayibye Zari imyenda umuntu nshaka Kiss Daniel ahumura gute ase ngo ni Vado bro azima ko kubyina ni kinibwe araoya irande hari ahantu hageze ibindirimbo igenda gahoro nanjye ngenda gahoro hari ahandi rero yagurukaga niho twakoze burabusazi bwose birasa mwayipanze asa kuri kumbaza ejo nzakora ikiganiro mbabwira ibintu byose kuri kumbaza hakiri kare simba nakoze riposti ntago mba nabibonye komanteri ngo Jojo mana nese abantu kuki baba kubaza iki hari uwabonye nimba ari uwahe ngo Jojo ngo yararaga mu misozi myiza wigeze urara mwese nese man kucyano bari kubinzana mu wayi ngo wararaga mu misozi myiza iyo misozi urayizi iyo video abantu barayinsharinze koko mana wino TikTok yesu we shenaragowe mana yanjye oya ariko rega mu gihe abantu narabereka sheri wanjye mushyashya cyangwa utarabereka sheri wawe nago bariyakira ko twatandukanye nese ko akundanye n'abaniga benshi kucyo nige babazana ase nakundanye n'abaniga bangahe man uzi bangahe ugutasubisha icyo kibazo nakubaje umuntu w'umugabo ararira ariko man abantu barambwiye ati abantu barankunze mani uwa ngo kuva atandukana Divine ko Jojo ngo duske tugukunda uri kudufera bidufera ahubwo barakwanze oya ryari genda utanga ibintu ari ngiye nyandota ibintu byanye nawe ahubwo okay ugahita wumva wakongera ukarira arigenda utanga ibintu ariko reka nkubwire Brego nyine waye nyine sinzi wajya ndi papa nakwibyariye mani mere umuntu uri kumbwira Yesu bro usikare umuntu nyito wa Yesu gusa Jojo ngo aracyakunda Divine nese nagukikunda wowe ujya gukora interview karira ubu nkumbuye shawa nawe uracyankunda ninde ugukunda nubwo meruka shameruka kukubona kera uziko wagiye gushira amezi 3 narakubona kamubwire Murego shawa ngo yeruka kera uziko naheruka kukubona mani none surambona ngo bigende bite ntabwo meruka kukubona pe warabuze reka nkubwire sheri wanjye ntukanamubweho ibereye kwa Vado Vado wanjye sha mva cya Vado sha umwana we iyo kiba gidafite umugore nari kukijyana pe umuntu nterura njyewe uza ariko guterura bro you don't know birarenze nyine wewe wanshobora nese uriya muntu ntabwo yafushye ibyo birandeba ndi gukorera igiceri yakubwiye iki ambwira iki mugihe ndi kwikorera amafaranga wagomba kumbona ahubwo akanankorera ka massage ambwira ati ukuntu baguteruye menya wanananiwe urumva akankora n'aka massage Yesu bana kuri kubyibuha cyane izi ni ingaruka z'amafaranga abantu mabona avuga ati Jojo ngo numeteninga ngo taya Divine ngo Divine yarwe na Jojo ngo nagabyibuha cyane ubwo ahubwo naho nera stress nkananuka
zamajoro naguhetse. Wametse se nye ntago naguhetse. Uziko twatandukanye nta na rimwe uranterura. Hari rimwe wanteruye. Wayisurira. Amarira ahita amanuka.